Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 30 Mata mwaka wa 2025 iragira iti ubuntu bw'Imana nibwo butugize si imbaraga zacu. Ubuntu bw'Imana nibwo butugize si imbaraga zacu. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo 105 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti ubuntu bw'Imana butangaje. Niturangiza dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12 dore ku murongo wa mbere tugeze kuri 10.
Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi aravuga ngo none icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka uzirimbure uzice pe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Arangije avuga ngo none maso yanjye namwe matwi nawe munwa wanjye mubiri we, mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose tumushime. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 10. Haravuga ngo Pawulo yiratana ibyo yeretswe. Gwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yari ari mu mubiri cyangwa niba yari atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri, ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekereza ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyo anyumvana. 7 haravuga ngo kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibikomeye cyane, nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma kubwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganwa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muri uru rugendo rugana mu ijuru nta muhanga warwo, twese dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Pawulo hano yirase ibyo yeretswe, yahishuriwe, ati nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka 14. Nimba yari ari mu mubiri ngo ntabizi, cyangwa nimba atari mu mubiri nabyo ntabyo ngo yarazi, ngo bizi Imana. Ngo yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ngo ibyo umuntu adakwiye kuvuga. Arangije ngo kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwe ngo ntiyirata keretse kubw'intege nke ze. Ati kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri, ngo ariko araroreye kugira ngo hatagira umutekereza ibiruta ibyo amurebana cyangwa ibyo amwumvana. Ngo kugira ngo ye guterwa hejuru kurenze ibikwiriye, nuko ngo yahishuriwe ibikomeye cyane, ngo nicyo cyatumye ahabwa igishakwe cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kumukubita ibipfunsi, ngo ye kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye. Kuri icyo kintu ngo yinginze umwami wacu gatatu ngo kimuvemo, ngo ariko aramuhakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko ngo aho intege nke ziri ariho imbaraga ze zuzura. Ngo nuko anezezwa cyane kwirata intege nke ze, ngo imbaraga za Kristo zimuzeho. Ngo nicyo gituma kubwa Kristo azishimira intege nke ze no guhemurwa, ngo azishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko ngo iyo abaye umunyantege nke ariho arushaho kugira imbaraga.
abakristo benshi bibwira ko iminsi yose umuntu ahorana imbaraga, ko umuntu ahora mu mwuka, kuvuga mu ndimi, nyamara bibagirwa ko tujya tunyura mu mataba, tukanyura mu misozi, kandi ngo aho hose hajya harusha umutima. Ikindi, iyo bari mu bubyutse bashaka hari n'abashaka kubyiratana cyane, bakibwira ko ahari bazabihoramo, aho bihera bamwe bakagwa bitewe n'ubwibone bwo kwishyira hejuru mu mutima, kubera izo mpano Imana iba yarabahaye. Bamwe ntibatinya no kuzicuruza, ntibatinya no kuzigurisha, ntibibuke ko biba ari ubuntu baba baraherewe, kandi nabo bagomba guhererwa gutangira ubundi. Kuba Pawulo avuga ko yari mu ijuru rya gatatu, yagombaga kubyirata kuko ari ubuntu yari yagiriwe, yari akiri ku rugamba, ariko nyuma nibwo yaje gusanga ari ubuntu yagiriwe, aho yaje gusanga yarateye igishakwe mu mubiri, asanga ntacyo kwiratana, nta kindi yagikoraho, yinginga Imana kugira ngo ikimukize, ariko biranga, usibye ko yageze aho ariyakira, no amenya neza ko n'ubundi ko ari ubuntu bwa Kristo ari bwo bumugize, atari imbaraga ze. Hari abantu benshi Imana igira neza bakabyiratana, ntibamenye ko ari ubuntu Imana iba yabagiriye ngo babashe kwiyoroshya, babashe guca bugufi. Kandi nyamara Imana ibihinduye ukundi, byababera ibibazo, byababera ibishakwe bidakira nk'igishakwe Pawulo yari afite. Dukwiye guhora tuzirikana ko ibyo dufite byose ari ubuntu bw'Imana itugirira, ari imbabazi zayo, ari bwo butugize, ko atari imbaraga zacu. Bene data, ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye, duce bugufi, turiyoroheje, tumenye neza ko ubuntu, ibyo tubona byose bikomoka kuri wowe, impano zose zikomoka kuri wowe, nta mbaraga zacu dukoresha kugira ngo tuzibone. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, dusenze nizeye izina ryawe ryera Yesu umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, shumba mukuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.